Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo gukosora ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubisaba gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho YouTube ibonera ku gihe. Mbibutsa ko impamvu dukosora ibizamini nk'ibi bibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kiba cyakozwe, wazagirwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 5 byagarutse mu byo mwa kino kizamini kimwe wakoze, kubona ibibazo 7 biragarutse. Rero kugira ukore bimwe utsinda yo gusaba kubona imyitozo yahagije kwa bino bizamini biba byakozwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikishe cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntabwo yagukundira ngo uze twigane mu ishuri, nawe ukoresha nimero 0789 935 twakwigisha mu gihe gitoya ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndatekereza ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite hano. Gifite ishusho ya mpande eshatu, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, kugira ngo rero ujye uhita uyabonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Iravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. B ikavuga ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. Sega ngo hegereye amasangano y'inzira ya gari yabagendwa y'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Naho D ikavuga ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C. Kino cyapa kirasobanura ngo ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Mbibutsa ko ikintu nakubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, iyo gari ya moshi igiye gutambuka hari amatara yaka ku iyo nzira ya gari ya moshi agenda yakura umuri rw'umutuku agenda amyatsa. Murabizi iriya mihanda ya gari ya moshi ifata ahantu harehare, rero birashoboka ko hari imihanda myinshi yagenda yambukiranya umuhanda wa gari ya moshi, ariko igiye gutambuka hari amatara aburira y'umurumuri rumyatsa rw'umutuku. Icyo kibazo impamvu bivuzeho hari igihe bakunda kukibaza, bajya bakibaza, niyo mpamvu mabivuzeho kugira ngo dukosore ikizame kimwe usange twizemo n'ibindi bintu byinshi. Rero icyo ni kiba kikubaza, uzamenye ko iyo gari ya moshi igiye gutambuka batsa amatara asa umutuku agenda amyatsa azima. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntabyagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi tukajya turaboneka tukakwigisha, nawe wajya gukora ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo muri isangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ni ukubera iki? Tegereze neza, ahantu turi hari icyapa cyanditsemo ijambo ryitwa stop mu rurimi rw'amahanga, mu ndimi z'ikinyarwanda biravuga ngo guhagarara. Ese urahagarara mu bihe bihe? Ni ukubera iki hari uriya murongo urombereje rero mwawo no muhanda hakaba na kiriya cyapa? Hano hari ibisubizo 4 urahitamo icy'ukuri ucyandike ku papuro. Iravuga ngo biragoye kubona mu muhanda munini. B ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Naho D ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ko kwa kino cyapa, kwa rino shusho dufite, ino modoka igiye kwinjira mwa iriya sangano ry'umuhanda, ariko ntabwo ari kureba iburyo, ntabwo ari kureba ibumoso.
kandi agiye kwinjira mu sangano rikunda gukoreshwa cyane, rikunda kugenderwaho n'imodoka ku bwinshi. Rero uba ugomba guhagarara ugategereza ukamanza ukareba ko nta modoka zaturutse iburyo cyangwa ibumoso, ukabona kwinjira mu muhanda. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda. Murabizi ntabwo bwacya ngo uhite uvuga ati reka njye gutwara imodoka mu muhanda. Hari ibiba bisabwa, hari ibiba bikenewe kugira ngo ugiye gutwara ikinyabiziga cyawe mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ni ibihe? Aravuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ubwo ni perime. Beka ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, cyangwa ubwishingizi se, cyangwa icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Naho de cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Hano iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kugira ngo utware ikinyabiziga mu muhanda mu nzira nyabagendwa biteganywa n'itegeko, uba ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ukaba ufite n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese ni nyuma y'igihe kingana iki? Aravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, B ngo nyuma y'imyaka ibiri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka ibiri. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari iki? Ese uguze ikinyabiziga gishya, ugishyize mu nzira nyabagendwa, ese gikenerwa gusuzumwa nyuma y'igihe kingana ite? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka ibiri nibwo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kiguzwe. Iyo umaze kukigura, iyo hashize imyaka ibiri nibwo uba ushobora kujya kugisuzumiza bwa mbere nyuma y'imyaka ibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese birashoboka ahubwo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ushaka kuburira abandi bari gukoresha umuhanda. B ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago cyangwa ikinyabiziga cyawe kikaba cyateza ibyago. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba cyacitse feri. Rero waba ushaka kuburira abandi bari gukoresha umuhanda, ukaba wakwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Ese wari wahisemo C? Ese wari wanditse igisubizo cy'ukuri ku gapapuro? Niba utari wagihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Mbibutsa ko genda bategura amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, kugira ngo rero uzahite uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri comment nkazakikurikizaho. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ugeze bwa mbere ahantu habereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere, ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora? Ubundi iyo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere, ugasanga abakomeretse bikomeye, ikintu cya mbere ukora wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi uba ushobora gukora? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanya cy'ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B ngo guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha.
C ikavuga ngo iki? Hano C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kubyitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ndakeka ko mujya mubona biriya bimodoka bitwara amagaze, rero hari icyapa kiba kibiriho kugira ngo kigaragaze ko ibyo gitwaye bishobora gufata inkongi. Icyo cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Tegereze neza kuri A, hari icyapa cyanditsemo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo wenda ikinyabiziga kirekire. B nayo muri kureba icyapa cyaho, C nayo muri kubona icyapa cyo kuri C, ndetse no kuri D uri kubona icyapa cyaho. Ese ni ikihe cyapa kiba kigomba kuranga icyo kinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi? Tegereze neza rero mwa bino byapa baduhaye, uhitemo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ntabwo iyo bagiye kubabaza bahindura ibibazo kugira ukore rimwe rero uhita utsinda, biba bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Hano ari igisozi cy'ukuri nta kindi, urabona ari A, urabona ari B, urabona ari C cyangwa urabona ari D. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B nicyo bashyira kwa bino binyabiziga berekana ko ibyo gitwaye bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko uramaze kugihitamo, ndakeka ko uramaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Murabizi bashobora guhita bibaza se ko wakoze impanuka ubundi wari uzi gutwara cyangwa wayikoze kubera ubujiji. Niyo mpamvu hari ibyangombwa baba bagomba guhita bakwaka. Ibihe byangombwa none bino byangombwa baduhaye bashobora guhita bakwaka mu gihe wakoze impanuka? A iravuga ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga, mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, C ngo uruhushya rw'agateganyo, naho D ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi rero. Igisubizo cy'ukuri uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kucyitamo hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iyo wakoze impanuka yo mu muhanda, icyangombwa polisi ishobora kugusaba bwa mbere kucyerekana ni icyangombwa. Igisubizo cy'ukuri hano ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Akavuga se wakoze impanuka ubundi wari ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa burundu? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye n'ikibazo cya 9 kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Ndakeka ko mujya mubibona, niba utwaye ikamyo cyangwa utwaye imodoka ukaramuka ukoze impanuka cyangwa imodoka yawe ikaba igupfiriyeho, ntabwo uyiterura mu muhanda, ahubwo ushobora gushyiraho kino cyapa cyangwa kino kimenyetso mu ntera runaka, ahasigaye abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kugusanga bakaba babona ko hari ikibazo bakaba bakwitonda. None kino cyapa gishyirwa mu ntera ingana ute? A iravuga ngo muri metero 5, B ngo metero 25, C ngo metero 45, naho D ngo muri metero 100. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kucyitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa ugomba kugishyira ubundi muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ndakeka ko bino bintu mukunda kubibona, kubona umuntu atwaye ikinyabiziga kikamupfiraho.
rero hari ukuntu uba ugomba kumufata kugira ngo nuba uri mu nzira nyabagendwa uba utamuteza ibyago nawe aba ataguteza ibyago. Umufata nk'iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icyo ukura ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Iravuga ngo umunyamaguru, kavuga ati nubwo moto yamupfiriyeho n'ubundi ubwo ni umunyamaguru. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, cyangwa se ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho. C ikavuga ngo umugenzi, naho D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A umunyamaguru na B umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho, uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho hano, ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye ku kibazo cya 11, ahasigaye uhitemo iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Wakibona ukaba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C ikavuga ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye by'ukuri. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cya nyacyo ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo kuba watambuka mbere y'ibindi binyabiziga biturutse mu yandi masangano. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya 12, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Itegereze neza kino cyapa ukuntu kimeze, ahasigaye usobanure ese gisobanura iki. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibirango ndakeka ko muri kono kuntu bimeze. A iravuga ngo umuhanda uzenguruka. B ikavuga ngo igice cy'umuhanda uzenguruka. C ikavuga ngo aho banyura bazengurutse, naho D ikavuga ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa uba ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Mu zindi ndimi z'amahanga bajya bavuga ngo ni kuri rompuwe cyangwa ni muri rompuwe, rero ni hari abanyura bazengurutse. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nacyo neza neza kimeze nka kino cyo ku kibazo cya 12, ariko cyo ibirango niho bitandukaniye ku birango. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo iteme ridahoraho. Iteme ni kimwe n'ikiraro. B ikavuga ngo umuhanda utaringaniye, cyangwa ukaba ari umuhanda utaringaniye. C ikavuga ngo umuhanda winjira mu kuzimu, naho D ikavuga ngo ubutaka bworoshye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, namaze kuhakorera video y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona, sura kuri YouTube channel yacu uyerewe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ibyapa byere kujya bikunanira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa iyo ukibonye uba ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, nacyo kimeze nka kiriya ariko naho bitandukaniye ku birango. Ndakeka ko ikirango cyo mwa kino cyapa muri kukibona. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo umuyaga w'intambike. B iravuga ngo urusaku rwo mu muhanda. C ikavuga ngo ikibuga cy'indege, naho D ikavuga ngo ibisubizo byose ni byo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe?
Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 tukwigishe mu gihe gitoya, tutagushakire kode aho waba uri hose mu gihugu, tubigufashemo uzagenda ukore rimwe uhita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ese ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uhita ukoresha iyo nimero ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, natwe iyo ageze turaboneka tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mwamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni umuyaga w'intambike. Urabona ko harimo akantu kameze nk'agati, hariho akantu k'agatambaro kari guhuhwa n'umuyaga. Kino cyapa rero gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese mwa bino bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Mbibutsa ko no ku bimenyetso bimurika namaze kuhakoreraho video, niba utari wayibona usubire kuri YouTube channel yacu yirebe kugira ngo nugerwaho ntibizakugore. Ko namaze kuyibakoreraho ibimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, biri kuyobora ibinyabiziga mu masangano agiye atandukanye. Bakunda kubishyira ahantu hakunda kwambukirwa n'abantu benshi cyangwa ahantu hahuriye n'imihanda myinshi. Iravuga ngo itegure kugenda, mbere iravuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso. Dukomeje n'ikibazo cya 16 kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Hano ikintu nagusobanura ni inzira y'icyerekezo kimwe ni iki? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo uyigezemo uba ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo. Rero ntabwo ushobora gukata ngo usubire inyuma, iyo niyo bita inzira y'icyerekezo kimwe. None ugezemo ukifuza gukata ibumoso, ese uba wakora iki? Iravuga ngo gutwara yegera umurongo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, mbega ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, sega ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, naho D ikavuga ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ntabwo yari kuba igisubizo cy'ukuri, B ntabwo yari kuba igisubizo cy'ukuri, ndetse na D ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya 14 kibabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kihe cyapa? Urabona ko kino kizami hakunze kubazamo ibyapa. Niba utari warebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kumanza wayireba kugira ngo nugerwaho ntibizakugore. Iravuga ngo isoko ry'amatungo, beka ngo ivuriro ry'amatungo, seka ngo uruzitiro rw'amatungo, D ikavuga ngo akayira k'amatungo. Ese kino cyapa kirimo ikirango cy'inka gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Iyo ubonye kino cyapa cyo kikukuburira kugiye kugera ahantu hakunda kwambukirwa n'amatungo ku buryo bwinshi. Niyo mpamvu hano igisomo cy'ukuri ari D, biba bisobanuye ko ari akayira k'amatungo. Ikibazo cya 18 kibazo ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Itegereze neza bino byapa baduhaye. Ese ni icyapa C1, ese ni icyapa A14, ese ni icyapa C2A cyangwa ni icyapa B2A? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Itegereze neza bino byapa baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa E
14 mbibutsa ko nka gutyo yongeye kuvuga igisubizo cy'ukuri ariko ukaba utari wamara guhitamo igisubizo cya nyacyo, ushobora kuba uhagaritse video ahasigaye ukagihitamo kugira ngo uze kureba ko amanota koko ugize kuri 20 yari ayawe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Murabizi hari ibintu bishobora kuba mu muhanda mu nzira nyabagendwa bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ese bigaragazwa gute? A iravuga ngo ni icyapa gifite ubuso bw'ubururu, B ikaba ngo umweru, C ikaba ngo umutuku, naho D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Wowe urabona hano igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko muhise mubyumva neza kuko kino cyapa kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa butekeka kandi birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ibihe byapa? Tegereze neza mwa bino byapa baduhaye. Ese ni ibihe mwa bino byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? A iravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ikavuga ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, C ikavuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa ku mihanda ku buryo bumwe. Ndakeka ko kino kizame twakosoye ari ikintu cyagufashije. Niba uri gukora mwa ino minsi ukunde kureba ikizame kiri kuba cyakozwe, uzajya ugisanga hano kuri YouTube channel yacu. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kode, duhamagare cyangwa twandikiye kuri 0789 935 tugufashe kwiga mu gihe gitoya. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, abari gukora amahirwe masa, mugire ibihe byiza.